Jya ubundi mwa bakobwa mwereka mbabazi, ubundi mwabuze abagabo ntayo mataye mufite. Uyu munsi nari ndi kwirebera gutya kuri YouTube tu, nta gahunda mfite yo kureba ibintu byinshi, ariko natunguwe no kubona aka previous episode ka Bamenya series. Yewe Bamenya noneho sha ndikoze rumuri keza ndabarahiye mw'abantu mwe. Umukoboyi noneho afite imitoma ye akoresha, tubundi reka nkubwira, baravuga ngo God created love. Kuri twa turi imitwe noneho mu mtoto kutoka mu tauneri yabazambije byanabitesheje umutwe. Bamenya pe. Ubundi nababeshye pe, ubundi Bamenya Kanimba nubwo ari ibya filime amakuru yose tuba tuyafite, ariko Bamenya na Kanimba, nta Kanimba nta Bamenya ku kintu bita umugore. Hano bakoboye uzi ko noneho Bamenya agira gutya agakubita kuri nyashi za Keza akavuga ati noneho Zaba we ntibatakwica Bamenya. Umukoboyi aba ari seriye, none ibintu byo kwivanga mu rugo, ibibazo byose aba yigise nk'aho bimureba byaheze, ikintu byose aba ashaka kwiprofitira. Bamenya hiwana, Bamenya kabisa, ntibamenya iki kizina noneho nimba ari we wakihaye. Uyu mukoboyi amaze kuzamura urwego kabisa. Noneho ikindi kintu cyadanje noneho, reba nk'uyu mupira. Uyu mupira uzi ko ubaze inshuro wowe warebye Bamenya series, imipira wambaye ushobora gukeka ko ushobora kuba ufite nk'ibaro y'imyenda byahese sha. Ariko uyu mukoboyi aka kenda nuko ari bya bindi wamugani abantu batazi kwamamaza. Ubundi nk'iki gipira cy'uyu mukoboyi hagenda nkamukubita ikirango cya kampani runaka, noneho ikintu noneho akahita abishyira ku rundi rwego. Nibagiye kano gasaza ngo ni ka mudugudu. Yewe Bamenya ni creator. Kano gasaza ubundi ukikabona ni mudugudu muzima. Dore agasaza noneho nako gafite irari. Muze kugakurikira neza murebe kano gasaza. Yewe ni za Film TV, dukore subscribe one.